Umuhanzi King James niwe ubashije kubikora rero mu bahanzi bose babashije kwitaramira hariya muri BK Arena. 50% by'amatike yose ya King James yari yateganyijwe rero kuri ubu ngubu yamaze kuva ku isoko. No kuvuga ko kimwe cya kabiri cy'amatike yose cyangwa se abazabasha kwitabira iki gitaramo kizabera muri BK Arena yamaze kuva ku isoko. Abazaba bari hasi no kuvuga nyine mu kibuga cya BK Arena munsi handi nyine bahagarara bitegereza umuhanzi, aya matike ari kugura amafaranga 20,000 yose yamaze kuva ku isoko kugeza magingo aya. No kuvuga ko wishaka itike akanya ntayo wabona. Uyu muhanzi King James agiye gukora igitaramo rero cy'amateka. Igitaramo kizaba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani, akaba ari igitaramo azaba yizizaho imyaka amaze mu muziki, dore ko uyu muhanzi nyine King James yabashije gutangira umuziki muri 2006. Uyu muhanzi King James akundwa n'ingeri zose ariko cyane cyane ab'igitsina gore, dore ko abangaba basamiye hejuru rero aya makuru ubwo yatangazaga ko agiye kuzataramira hariya nyine muri BK Arena. Ndetse amakuru agenda avuga ko uyu King James ari uzabasha gutaramira hariya muri BK Arena, akaba ari kwinjira kuva stage yatangira kugeza arangije kuririmba. Nta wundi muhanzi bitekerezwa ko bazafatanya keretse abo bagiye bakorana collab nibo bashobora kuzaba bari kuri stage, ariko kwa kundi kuvuga ati uhagiye kubanziriza umuhanzi uyu n'uyu, ibi bishobora kuba utazaba mu gitaramo cya King James.